Yale. Tubaha ikaze mwebwe mwese mukomeje kubana natwe kuri Seruka TV ndetse na Gasabo TV. Turagiye ikakanya twongeye kubakira mwese tubaha ikaze, turabakunda uko mukora subscribe, uko mukora sharing ndetse na commentaires zanyu tumaze kuzikunda kuko hari igihe muduha ibitekerezo kugira ngo tugende tuva mu bwiza tujya mu bundi. Tayari imbere yacu turabona abagabo batatu n'abakozi Imana n'abakozi harimo umurevera umwe akabamo n'aba evangeliste babiri. Aha turabakiriye cyane imbere yacu muri kamera zacu. Tugiye kuvuga ku kintu gikomeye cy'abakozi Imana bahanganira kuri YouTube. Abantu bakajya kuri social networking, social media bagahangana, bagatukana, bakabwira n'ibintu ibishego nabagiye bagirana bate, ugasanga iki kibazo kimaze gutuma abantu batakizera abakozi b'Imana. Nicyo tuyogoruka hamwe n'aba bakozi b'Imana rero. Hagati ufashe microphone ninde? Ndakumva ndi Kabanda Jean Pierre. Kabanda Jean Pierre, meze neza? Meze neza. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Mereza wambaye ni koronine. Murakoze. Nitwa Pasteur w'Umuzimabure. Shyiraho Revera. Murakoze, nitwa Revera Pasteur w'Umuzimabure. Ndabizi kuri umushumba. Murakoze cyane. Turakwishimiye. Nanda bishimiye. Hirya arundi wambaye neza nawe mwijire nziza na cravate. Muri bande? Ange nitwa Kanani Jean Baptiste. Kanani Jean Baptiste. Pasteur evangeliste. Ukoze cyane evangeliste. Aka kanya mbere tutire tujya no gusenga. Ibintu bijyanye no guhanganira kuri za social media biturutse ku bakozi b'Imana, yenda mwebwe se ndababona ariko harabo mugenda mubona. Iyo mubibona mute, mubona bimeze biti, mufite isura? Ifite isura itari nziza, nge nabyita n'umuco mubi. Kuko tugomba kwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana. Yego. Bagabura ibyayo. Yego. Niko Bibiliya ivuga. Kandi tukamenya abo turi bo. Uko kumenya abo turi bo rero, yego, ntago kujya gusebya umuntu kuri social media, kumutuka, kuvuga bya bishegu, ngo urashaka views, ntago byiyubashye nk'umukozi w'Imana. Wowe bibona nko gushaka views? Mbibona mu buryo bubiri, gushaka views, nko gushira isoni, nko kwanganira kuri social media no kuhahanganira. Nawe ujye ubibona se? Njya mbibona. Urakoze cyane. Usanga umuntu ahagarara imbere y'abantu yigisha ijambo ry'Imana, bakongera bakamubona ari gutukana amagambo adakwiriye umukozi w'Imana, kandi n'uwatuka ari umukozi w'iki w'Imana. Urakoze cyane. Mperuriya wa uramo Revera, mpere microphone Revera, ibyo ubona nawe uko bakozi b'Imana bahanganira kuri za YouTube, kuri za social media? Ibintu njya mbibona bikanambabaza. Uko ruvuga ngo twahamagariye gukorera Imana, kandi niba tuvuga ko turi abakozi b'Imana, twagombye guhugurana n'uwatana tukamuhugura. Yego. Ariko ntabwo bikwiye kumva niba umukozi w'Imana hari icyo yakoze kitari cyiza, ukabona bose baramuhagurukiye, aho kugira ngo bamuhuguze ubugwaneza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo tujye tubahuguza ubugwaneza. Ugasanga abantu barimo baratukana, ukibaza se ni abakozi b'Imana koko cyangwa se barabyitirira. Ugasanga birimo biratesha agaciro inshingano zabo cyangwa n'icyo bari cyo. Rero ntabwo byari bikwiye ko twebwe turi ambasaderi b'ijuru n'isi, niko muririmbyi yaririmbye. Ese muzo muri wowe ni data, turi ambasaderi duhagarariye igihugu cyo mu ijuru mu isi. Yego. Kugira ngo tubwirije tubamenyeshe ibyo wacu mu ijuru. Ariko mubaza no kubona abantu barimo gutukanira mu isi, bavuga ibyo mu isi babihaye agaciro. Ugasanga umuntu ni umukozi w'Imana yigize n'umunyepolitike, ugasanga yagiye mu bya politike, ugasanga yagiye mu ki, ugasanga ntago ari byo rwose. Nikoze cyane. Politike no tijyamo buri buzima bwose ni politike, nibi turi kubaza ni politike itangazamakuru cyangwa se no gutanga uburenganzira bwo kwisanzura mu kuvuga no gutanga ibitekerezo. Ntabwo ari politike, ahubwo no kurengera mu bishingano yenda afite, kuko ibikorwa byose no gusangira ni politike sociale yo gusangira. Urakoze cyane Revera Pasteur Aimable Umuhoza. Hagati aha ndabona uyu wifashe kuri ya rero. Ni evangeliste prophète Kabanda. Umeze neza? Meze neza. Ibyitwa guhanganira kuri social media nawe ujye ubikora? Bo bayanajye ntabwo niyo nisina nabitekereza. Hanyuma birakorwa, ujye ubibona? Birakorwa cyane, njya mbibona cyane, abantu batukana, abantu bavuga ibyo bakoze, abantu bavuga aho basangiriye, bavuga ibintu byinshi. Ibyo basangiriye ibintu byinshi, no kuvuga ikivuga ibyo ujya wumva. Donc gutukana ngo kanaka ndavuga ibikuru runaka ndamusebya gutya kugira ngo wenda ni nk'ibiki bavuga, wenda aho basangiriye iki, aho basambana bagira gute, abanywa inzoga bakasubiranamo aho bazinywereye,
n'abasambana n'abarikodinga abandi mu gihe barimo bari kumwe buriya ntabwo ari umuco mwiza nabo gusambana ibiki. So rero icyo mbona ngewe nabonye ko umuco nyarwanda urimo kugenda wangirika. Ntabwo noneho binarongeye kandi kuba ari n'umukozi w'Imana ntabwo ukwiriye gufata mwene so ngo umwandagaze, ahubwo wagombye kumufata ukamuhugura ukamubwira ikitari cyiza mukakiganiraho. Cya kabiri waba ubonye byanze ntabwo ukwiriye kumwandagaza kuko nawe ejo abari bukwandagaze kuko baba bameze nko guhangana kw'impande ebyiri. Nawe afite intege nke zawe azi. Yes. Urakoze cyane. Ariko bamwe bavuga ko umwe yabivuze ngo bituma agaragaza wa wundi ngo wishushanyiriza hariya hirya. None ubivuze kugira ngo bamenye wa wundi atunze agatoki ko yishushanya ntibamwizere mu pastor cyangwa mu apotre cyangwa profete cyangwa burevera cyangwa mu bishop cyangwa mu archbishop ibintu nk'iby'amatitire burevera. Koko abatungira abantu agatoki cyangwa abayandagaza wa wundi cyangwa se kumwita afite iyo titre bituma ya titre ijyaho umwanda n'abandi batabikora nabo bakagendera muri uwo mwanda. So rege mbere na mbere ngenda banza gushima urwego rw'imiyoborere y'igihugu cyacu cy'u Rwanda uburyo bikontorora neza. RGB ntabwo kuvuga ngo urugero bavuga ngo insengero zirafunze ariko kenshi ni ngombwa kuko niba uri umushumba ukaba uyoboye urusengero ugafata mugenzi ukamwandagaza mu kanya ukajya imbere y'abantu ngo uri umushumba ntabwo nibaza abo bantu ubushumiye niba ari ihene cyangwa ari inka uyoboye. Tukiri aho babikorera kuri social media kuri YouTube ntabwo bikorwa mu rusengero kenshi na kenshi. Reka tujye kuri YouTube kuko kugeza ubu RGB yenda yabikontorora ibyo kuri YouTube bijyanye n'ibivugirwaho bije n'amategeko cyangwa byangiza umuco n'ibintu nk'ibyo. Ariko tujye kuri YouTube bivuganira batukanira bavutse baza kuri YouTube. Reka kuri YouTube yewe icyo navuga nasaba n'urwego rushinzwe umutekano cyangwa umuco ahantu bakwiye kuhagera naho bakagera abantu batangira abandi kubashotora bakabandagaza bakafatira ibyemezo kuko nzi ko amategeko y'u Rwanda umuntu wese wandagaje mugenzi we hari amategeko amuhana. Rero ribu n'izindi nzego zifate bari abantu bangiza umurimo w'Imana twe turabirambiwe kuko umurimo w'Imana umaze gucika gusa nkaho ucika abandi b'abanyarwanda ngo ni amazi kubera ko bawuciye amazi kubera ko iyo tuvuze Imana bavuga ati ni nka babandi ntabwo turi nka babandi. Rero abo bantu bakwiye kuvamo bakagenda agasigara ababeza bagendera muri wa mwanda babandi basigaye. Yego icyo tubabaza rero Evangeliste Kanani kugira ngo ibi bintu bicike hagurwa iki ihute ibintu kugira ngo bicike rimwe umuntu wese nimba koko yarahamagawe n'Imana atarihamagaye nimba koko akorera Imana atikorera ku giti cye ni yiha agaciro nk'umukozi nyine w'Imana. Amenye ko iyo yandagaje umukozi w'Imana yenda namubeshyera aba yandagaje Imana mu mukozi wayo. Yavuze iby'ukuri nabwo ababaye imbogamizi y'umurimo w'iki w'Imana ko ababereye inzitizi abantu bendaga kwiyinjira mu murimo w'Imana kandi bo yenda bari kuza bagakizwa neza. Koze cyane Revera Aimable Umuhoza wowe urabona ibintu kugira ngo bicike hakurwa iki? Ibintu kugira ngo bicike habaho ikintu cyitwa amahugurwa ku bakozi b'Imana natwe ubwacu tukicara tukahugurana uko buriya kabone nubwo mugenzi wawe yakora icyaha cyangwa se ikosa runaka uribona kurijyana kuri social media ntabwo ari byo. Burya umwenda w'ico hari aho bawufurira mu gikari no mu muryango cyangwa se mu muryango. Uriya muntu nk'abakozi b'Imana nk'abapasiteri tukwiye kujya yagombye kuza akambwira nka pasiteri mugenzi we akambwira ati runaka arimo aragenda nabi reka tumuhugure tukicara tukamuganiriza kuko nicyo kintu cy'ijambo ry'Imana rivuga ngo mugenzi we nakora icyaha uzamusange umuganirize nakunanira umuteze inshuti yanyu mwembi niba bananira muri kubijyana mushaka abantu nka 3 cyangwa 4 mujyanemo ari wo muryango nyine wabeze cyane. Ubwo niko ubibona? Niko mbibona. Urakoze cyane. Nitwambikana ubusa. Kabanda abantu benshi bagize ibikomere bijyanye no kumva abantu bahanganira kuri social media. Abagize ibikomere urababwira iki? Bakomerekejwe n'amagambo aba bakozi b'Imana bahangana namo bakayishyirana hanze bivugwa ngo baho basambaniye aho banyoye bari inzoga sinzi ibintu byinshi bituntu nk'uzwo abakomerekejwe nabyo urababwira iki? Abakomerekejwe nabyo inama nabagira nuko batakumva amabwire y'abari abantu ahubwo bakaguma mu murongo mwiza. Yego kuko ntabwo nabo n'abantu ntabwo twabarenganya nyine Satani bayaba ariko abantu
bakomerekejwe n'aya magambo mabi bumva ku bandi bihangane batubabarire ntabwo twese ariko turi babi kuri tubi n'abakozi Imana siko turi babi rero turahari kugira ngo tubasengere tubomore inguma baduhamagare sinzi niba wenda evangeliste yaza gushyiraho nambaye kugira ngo niba na ngombwa abantu bakomeretse batubaze tubagira inama ntabwo rero bikwiriye murakoze cyane natwe twese turagushimiye evangeliste Kanani aba babivuga urabagira izihe nama mu masegonda 3 aba bantu babivuga bakambikana ubusa kuri social media basubire ku rufatiro bibuke ko turi abakozi b'Imana kandi dukwiye kuzamura neza idarapo ry'Imana hano mu isi ntago rero Imana yaduhamagariye kugira ngo idarapo ryayo turisiga umwanda. Akoze cyane Aimable Umuhoza urubyiruko rwumva ibi bintu biturutse mu bakozi b'Imana ubwo rubwiriki najya ngo mbwire urubyiruko rwihangane rwose kuko baba barakomerekejwe n'abitwa ngo ni bakuru babo abakabayoboye akaba barabakomerekeje bihangane rwose bakurikira Imana yabo kuko umuntu wese afite dosiye wiwe aziburanira imbere y'intebe y'imanza ya Kristo nawe uzitwaza ngo pasiteri kwa yakoze ibi ngo nanjye reka mbikore numva buri wese agomba kwikontorora. Akoze cyane abayutubazi batanga kamera nk'ingi babatunze urababwira iki amasegonda 2 abatanga kamera nk'izo batunze abo bantu bakora ibyo bakwiye kubakura ku ma YouTube yabo ku ma kamera yabo ko nabo babafasha gushyigikira gukora ibyaha. Akoze cyane ndabashimiye ku kiganiro tugiranye kijyanye n'imyifatire y'abakozi b'Imana kuri za social media. Ndabashimiye wakoze Evangeliste Kanani wakoze Evangeliste Kabanda wakoze Reverend Pasteur Umuhoza Aimable ndabashimiye. Murakoze ibihe byiza. Amen.